bundi nabaye nukuri ejo bundi kugira ngo mwemeze nuko na fone nazanye guhite mwemeze ejo bundi hari umugabo ngo urumva iri fone yindi ya kabiri urukumva ejo bundi kuno ngo mwasokanye ngo abagore banyu umugabo yabwiye umugore ati dusohoke aragenda bihitamo imvugo z'ubu ngubu ngo muba muri kwitamo muranywa urumva harangije rero umugore aravuga ati reka nawe njye kurera abana buriya abagore tugira umutima kandi wa kimuntu urumva umugore aravuga ati reka njye kureba abana ubwo nawe nusoza n'abo bagabo muri kumwe baza kuza umugore arataha areba abana arateka ararangiza umugabo arataha habe no kurya biba bitangiye uko ubwo ngubwo ntibyarangiye umugore yishe umugabo yishe umugore bari bapfuye iki bya bintu bavuze ngo umugabo unyweye inzoga ngo uhita wibika ibintu byose buriya wabona yaranyweye inzoga akibuka amakimbirane bagiranye nko muri 12 bagiteretana yakurura agasanga 25 barashakanye yatekereza ikintu yigeze kumukorera kubera iki inzoga yatekereje ikintu yigeze kumukorera byarangiye umutipe yica ura utagwa inzoga cyo kuri fantime nta kibazo yokeje brushette n'ikirayi cyangwa igitoki sinzi cyakunda byashoboye nibwo bushoboza ahubwo afite nagubwire nibwo bushoboza afite ahubwo nibyashoboye nibwo bushoboza afite bwako nta kibazo umuntu uko yifite noneho uriya uzane n'umuntu w'inzoga uzaka atajya bara amafaranga mu mufuka nano bajya bara n'abantu bamugurira abantu batazinywa se barayabura aho saga ameze gutya ntago bibaho wangurije nka 5 bivuye hari bamagara se umwe se mubwira abasinzi bamamagara bangatinguriza se gaje simba bakubwira ita bavugira kuri kamera mubwira abasinzi bamamagara banguriza bayaraje mu kabara ati nabaki bagwamagaye naba nyine napfuye nabaki bagwamagaye aba nyine abo icyo narishatse kuvuga munyerekana ryabo kandi munyerekana ryabo turabashimira ko kantu mwazanye keza buriya nwena na uzi ko usanga banagwanagura n'inkweto uzi ko usanga banagwanagura wanywena fata buriya wavuga ati ngero rwanda uryama baragukubita ahubwo bitewe n'akabari wanywereye ni ukuvuga bosa gusa urugugiga reka nkubwire rero tubari tumumeze mufite ibibazo ahubwo nakaye ibibari babajojora nyine bajoje amafaranga barashaka amafaranga ndetse bamwanyweye fata ifaranga ryose mu Rwanda ndaseka ngo bazi wangwa fanta bakagwa ati twereka urwaye ati ndananiwe da unaniwe se watashi waje fanta watashi waje ese ko bakigwe icyo cyumba handangiye uze kuhamba apu Kawa mufana oya namufana aho hantu uzi ikintu ushaka se kujya kuharebera ikintu ushaka kujya kuharebera nzamwa fata mvuga ati ndananiwe Hello guys, twongeye kubashimira abakunzi ba Inzitex Show. Uyu munsi turashimira abantu batwandikiye bakagira ibitekerezo byabo. Tukaba tugiye gusoma ubutumwa bwabo batugejejeho. Murakoze, reka twakire mugenzi wacu. Murakoze cyane, amazina ni Joyce. Naba nifuje guterana muri iki kiganiro n'aba bagenzi banje. Ducunguje uburyo mwete rero ubutaha baganire ku ngingo ivuga ngo ni gute bakwa abakobwa, ariko nyuma yaho twasanze ari umukobwa yararezwe ari n'umuhungu yararezwe. Reka dusome ibitekerezo bagenzi bacu badusomeye twumve. Yitwa Braka Paul ati salama bro, kabisa ndabakunze muri kwigisha, ariko ndashaka nimero yanyu. Ubwo iyo nimero tugomba kuyigwa ikiganiro kirangira. Bikora Imana ikiganiro Bikora Imana Alphonse ati ikiganiro cyiza mukomereza aho ngaho. Turamushimiye cyane. Chris ati inkwano ni hatari kweri, cyakora hakabayeho kumvikana kwa babiri ababyeyi bagatera ingabo mu bitugu. Nawe rero turamushimiye. Murakoze cyane. Habimana Musati twayibonye. Uyu bamwita Habimana Musati uwe
Uwera Fastine murakoze cyane comment tubonye kandi ni y'agaciro kuri twebwe. Bamwita Uwera Faustin ati inkwano ni ngombwa kuko umuhungu asaba umukobwa akamujyana iwe none nta nkwano wasaba. Nizo kometi abakunzi bacu baduhaye kandi barakoze turabakunda cyane. Faustin ari turamushimiye cyane kuko nawe ni umukunzi wacu ukunda kudukurikira cyane. Ariko n'abandi bose ni abakunzi, ni abafana bacu, ni abakunzi bacu. Bakunda kudukurikira cyane aho rose big up aho muri mwese turabashimiye. Imana ibadere umugisha. God bless you. Uyu munsi dufite ku ngingo yihe? Uyu munsi tugiye kwiga kuri topic ivuga ngo gukundana n'umutipe unywa inzoga, kugira umusheri unywa inzoga no kutagira umusheri utazinywa. Aho hantu bitandukaniye. Bitandukaniye. Ahantu bitandukaniye kugira umutipe unywa inzoga duhereye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo ugiye gukundana n'umutipe na akeshi mushobora guhurira mu zaka kwa nimero no uzinganywa inzoga nta nubwo ubuzingo nagazinywa. Hari igihe ubuzingo arazinywa ariko kubera urukundo rujyana rushatse bikarangira umukunzi. Hari igihe ubuzi ko atazinywa ariko kubera urukundo rujyana rushatse bikarangira umukunzi. Ahantu bitandukaniye rero tugiye kuvuga ati umuhungu unywa inzoga n'utazinywa barumva ari ku giti cyawe ariko babishatse. Ngiye ko mbibona ngiye mbona umuntu unywa inzoga sibyo ngiye kurare rwanjye umuntu unywa inzoga mbanya ari umuntu uri sharp kuko ni umuntu utabeshya ni umuntu ukubwiza ukuri uzaye umusinzi avuga ijambo yagazeho niyo ejo yaba zamushizemo arongera akasoma rya jambo yavuze. Urumva uwo muntu avugisha ukuri. Urukumva kugira umukunzi unywa inzoga nge ndabishyigikiye rwose kuko ni wa muntu udaca ku ruhande icyo avuze akivugiraho. Hanyuma se uravuze ngo umuntu unywa inzoga nagabeshya. Ubwo bivuga ngo abantu batanywa inzoga tubashyire mu ruhande rw'uko babeshya? Oya ntabwo mvuze ngiye icyo magazeho uriya muntu unywa inzoga niwe muntu uhagara ku ijambo rye sibyo? Niwe muntu ukubwiza ukuri mu gihe undi usanga aca ku ruhande urumva wabona wasanga urumva ari kuri iyo unywa inzoga nimba kubwira aragukunda ubwo aragukunda nimba kubwira arakwanze ubwo arakwanze ukubwiriraho. Ntabwo ari uko mbyumva. Ubyumva gute wowe? Urimo urambwira ngo umuntu unywa inzoga ngo nagabeshya ngo umuntu unywa inzoga ngo avugisha ukuri sirivupure. Umuntu unywa inzoga nimba atabeshya wambwira impamvu umuntu unywa inzoga atabeshya? Impamvu atabeshya nuko aba yanyweye za nzoga. Ahubwo umuntu utanywa inzoga niwe muntu utabeshya. Uzi impamvu ari umuntu utabeshya? Buriya umuntu unywa inzoga umuntu utanywa inzoga ikintu agiye kukubwira aba yagitekerejeho kuko mu mutwe we nta bintu biba biri gukoranira sibyo? Akubwira ikintu yatekereje yapanze neza muri we ijambo ashobora gusohorana rikomeretsa umuntu. Rero ibintu byo kumbwira ngo umuntu unywa inzoga twabwirwa n'iki se ko uwanyweye inzoga ukaza ukambwira ngo ndagukunze atari ibintu byaba byakugiyemo nka furiza inzoga wanyweye? Ahako reka mubwire sibyo? Uriya muntu unywa inzoga akubwiza ukuri ngiye cyo magazeho na n'ubu mpamvu icyo magazeho cyane kurusha abandi sibyo? Uriya muntu niwe akubwira ngo nk'urugero niwe bagira umutima mwiza sibyo? Uzi umuntu yagukunze unywa inzoga? Oya ntabwo bibaho. Sorry, abantu bagira umutima mwiza. Abanywa inzoga bagira umutima mwiza ndabyemera. Abatazinywa ho nakarusha. Oya ahubwo ni wandi usanga yarakaye. Uzari umuntu wese yanywa inzoga usanga afite ibyishimo asabana n'abandi sibyo? Ariko urutanywa inzoga ntabwo kubituri. Oya uzi abantu ntabwo mbyemeye. Umuntu unywa inzoga ndabyemera arishima kuko abantu twese turishima kuko kunywa inzoga ni ikintu watekereje sibyo? Ariko n'umuntu utanywa inzoga ubuse sindi kunywa fata ubuse sinishimye hari inzoga nanyweye wowe none kuyinywa se utuwe ko ibyo byishimo byawe ari inzoga wanyweye yego oya bravo. Ariko ikintu narishatse kuvuga sibyo? Umuntu utanywa inzoga arishima kandi ikintu cyose akubwiye aba yagitekereje
siko bimeze rero wivuga ngo umuntu unywa inzoga ngo avugisha ukuri buriya umurokore aje akambwira ati Joy ndagukunda ni haleluya nta kibazo nawe afite ntaba mbizi kankunda tugiye kugendera ngo abantu banywa inzoga ngo niwe ashobora kukubwira ngo aragukunda ari ibyo ngibyo twaza tujya guhiga abasenzi rero reka kumbwira oya simbyemera ntabwo twemeranyaho oya njye ndabyemera ngo mbwira ikintu ngira fagiti zerekana ko umuntu unywa inzoga ibyo bintu abikora nanjye nkukubite izerekana ko reka nkubwire uriya muntu unywa inzoga niwe muntu ushyira ikintu mu gaciro sibyo niyo muntu ushobora kubwira ngo ndashonje gute aguha byose gute akubwira ati genda baguhe njye ndishyura urakumva niwe muntu ushobora kubwira ati mfashe ngeze ikibazo nk'iki akavuga ati genda baguhe njye ndishyura gute nyine bayi wenda nk'urugero so ngiye mu kabari sibyo reka nkoreshe ijambo mvuga ati sinzi nywa ariko reka mbivuge ko njye nisiye ku giti cyawe nazinywa nta rubanza oya guys nazomba oya ntabwo si ikosa sibyo ariko njyewe njyewe nk'urugero njyewe inzoga nakizirwa kurusha wa muntu utazinywa urakumva njye nsabana n'abandi njye muntu ufasha abandi aho ngaho uri kuma wayi ndiye ndi kukubwira nyine sibyo njye muntu wizirwa kurusha abandi urakumva mbega ni njye muntu use ni njye muntu mbega uhora wishimye niyo kwirirwa n'agahinda niyo kwirengagiza ibibazo birashoboka urakumva ntabwo ndi wa muntu wigunga ntabwo ndi wa muntu udasabana n'abandi urumva ariko iyo wumva umeze neza ubwo umanya wayi y'abantu banywa inzoga cyane ibyo rero kuvuga ntabwo bibaho aka kanya umuntu unywa inzoga mbona zinywa nta rubanza kugira abantu bazadutera amabuye bantu munywa inzoga ni haleluya ntabwo zibabujije niba nazi umwana nta kibazo ariko aka kanya uri kumbwira ngo umuntu unywa inzoga aba yishimye abajyamo ndabasuhuza abantu baziranye sibyo uri kumbwira ngo umuntu unywa inzoga ahora yishimye ushobora kunywa inzoga ngo wiyibagize cyane sirivupure ushobora kunywa ifata nishima sibyo ushobora kunywa ifate nubwo nataye umwana mu mazi nibagirwa bitewe n'uburyo burya umuntu muri we ntazagira umuntu babeshya umuntu muri we kugira ngo hari abantu bahura n'ibibazo bakata biruka bakajya kunywa inzoga nabo bazifite mu ngo rero bintu nge ntabwo mbyemera musa njyewe nigize nabaza umuntu ndabaza ati aka kanya kuhuye n'ikibazo runaka kugiye mu kabari ese basi ibyo bintu kunyweye inzoga ejo mu gitondo uzabyuka byagiye ayi rambwa ati Joy nakubeshye nase ni nka wandunga amazi byuka oya birashira oya ntabwo bishira impamvu ndi kubikubwira we ndi kumbwira ngo ushobora kunywa inzoga ituma wibagirwa cyane ndi kukwereka yuko n'umuntu utanywa inzoga nawe byashoboka njye namajije nimba unyweye inzoga ibyo bintu byakubayeho yigunga ati udasabana n'abandi buriya kwigunga biterwa n'umuntu muri w'indani ni ukuri kw'Imana sibyo ikintu kiri muri wowe iyo kikuganjije urigunga ariko ukirwanyije ntabwo wigunga namajije ibyo bibazo byawe birahita bishira nimba uri bubyuka byarangije akabani ndakakugurira nimba afite ibice urumva yanga ati Joy nakubeshye ndagiye ngo inzoga ngeze saa 7 za nijoro nkanguka ari inzoga zashizemo ari n'ibibazo noneho hakajya na ya mafaranga wanywereye siko bimeze ikintu nashatse kuvuga kunywa fata kutanywa inzoga ibintu byawe byose urabikora kandi neza ahubwo umuntu unywa inzoga burabwo mufite n'ibibazo ko ntabwo mbatutse nta kibazo ahubwo mufite n'ibibazo sibyo musa aka kanya ashatse umugabo utanywa inzoga
nta rubanza ariko nabwo ashatse unywa inzoga niryo geni sibyo ariko ashatse umugabo utanywa inzoga ese musa uzakora sibyo ariko uzi gukora uhembwa uduhumbi 100 hakaba harimo na kirabyeri cyane rwose cyane bibase nese kangwe uzi ko ushobora guhembwa mbere wahembwe ujya kwibagiza imbere aho wenda zikajya hayi iziye mvune musa reka ngo naza iyo mvune zirashira mbagubwiye uza basangira igenda mu kanya saa 10 y'ibyo usanga hayi mani bafasha nyine guys bahaye none se oya reka kuri bizihirwa icyo ndi kukubwira icyo ushaka tuvugaho tugasesengura hano mu inzoga nta rubanza sibyo atarangira umuntu uraje mudakanyivunagurira nta rubanza ariko nimba uhembwa 100 sibyo mananje baram umugore wahembwa wibuka ko hano i Kigali hari umuntu ukorera 100 hari n'ukorera 80 sibyo baba kandi mu gihe wa Kigali bakawukubita sibyo bwira ukuntu umugore azahembwa 80 none hari ahantu dukora ugasanga nimba baguhembwa n'ijana ngo hagiye ngo imisoro ngo biki ugasanga ucenga 70 ngora nariyemo ayama n'amati cyakesi harimo n'icupa nyine harimo n'icupa nago ryabura nyine byo naho turabigera urumva ikintu nayishatse kuvuga ngira ukuntu mu rugo hinje 150 ku kwezi sibyo hakenewe iminsi hakenewe ibyo kurya reka shyiraho n'umwana mwibarutse nimba Imana yaramubahaye sibyo hakenewe no kwambara hakenewe n'utuntu tw'amazi Ikigali bishimbe n'idanda byarakomeye byinshi barabiranga urumva utwo twose mutekano twebwe byahembye kandi atuwaje barahana geta nana bashatina n'abandi baratuzengera ariko umuyobozi tuzabona kandi turabishyura turabishyura sibyo nano ibyo byose ukabizana ukabikora tutari none ugasanga ari kugwa nko 300 ufite igitaha none ugasanga nk'umugabo hari umushuti wanje urumva yarambwira ati ngewe umugabo turabara amafaranga tugasanga turi kugura muri maka 400 kandi dufite desi ati nawe kugira ngo akwemeze arakubwira ngo no kwa runaka ngo kuri ya bare kwa runaka ngo mari masenga urukumva ngo mari masenga ati ubwo sengani nigiye atabagabo mu inzoga we ati mufite ibibazo ati tuzishakira umugabo wafata ati buriya nta mugabo wanywa fata ebyiri ati zibyembishe ariko ni ubusambo buherereka ni ubusambo kumananje ni ubusambo reka nkwereke mbamubwire uriya utanywa inzoga niyo muntu w'igisambo ukwima ntabwo mbuse nawe ko ari ibisambo urumva ariko barabatutse oya ntabwo mbatutse kabisa impamvu mubwiye reka nkubwire uzarebe umuntu uriya muntu nk'inzoga uzi kutabishye n'umugore urabizi ntabwo amubeshya amafaranga yose yambwa yakira akakubwira ati aya mafaranga dore y'ukwezi ngaya n'amadeni ngaya urakumva urakoze cyane n'amadeni ngaya nta icupa ntabwo yabura mba nashyize ku ruhande urakumva usanga urugo rumeze neza batanashwana cyane buriya abantu mutanywa inzoga rugo rwanyu nivuguvugu nyine karaba reka wubwire sibyo nk'urugero mu mfuka mfitemo 5 sibyo reka nicyo wenda nishyire ku rugero rwawe kutanywa inzoga sibyo ntabwo nzinywa da ntabwo nzi kuzinywa urumva impamvu mubwiye uriya 5 mfite mu mufuka sibyo cyakubwira ati niyo mfite yonyine ku muntu utanywa inzoga sibyo aho tudere ngaye kandi mwe afite nandi sibyo akura w'inzoga arakubwira ati dere ngaya yose ntabwo oya kandi je nta mugabo nzi uterura umushahara wose akawushyira barabikora abo ni abarokore bavuga ati Imana izabahana abanywa inzoga barabikora baterura byose ati hano umva ibyo bintu abantu babikora kandi ubona ko n'amadeni afite uzi abantu ibyo bintu babikora bande nta murokore akora ibyo bintu cyeka abo bantu baba barokora nawe nta murokore akora ibyo bintu oya ariko abarokore ni bande be natwe wibuke ko umuntu usenga sibyo
uko byagenda kose abashaka gukiranuka sibyo kandi biravuga ati mugandukira abagore banyu n'abagabo banyu sibyo borijo umurokora umuntu utanywa inzoga yewe zakagira ati umugore wacu kera sibyo uzi impamvu hariya hantu avuga ati nimuhe 10 sigaranye sengani biraba ikibazo kandi ariko bikora oya niko bikora bivupure unyumve neza uzuko bariya bari mu bagabo abagabo batanywa inzoga reka nkwereke izo usigarana yiki sanura uhembwa uri wicupa uzuka ajya mu kabari akabanza nk'urugero sibyo nimba yahaje abanza akagiza ibintu mu rugo agasubira mu kabari ariko agasabana n'abandi ati nawe bagoye nawe akora uriya se kaza kamwa fanta wenyine ke bari kuri WhatsApp kuri kugafata kamwe itone mubwire itone kugafata kamwe nari sibwo kunywa fanta imwe sabye kugafata kamwe itone uzuko bararibo mujye munabirukana bari oya nasereka ngubwira babahombye akabari fanta imwe y'igihumbi sibyo no kugenda ukicara mu kabari ugatumiza mitsingi ku cyarindwe sinzi ariko mbere kurikirana na bibiri bazayigona bitatu urumva ukanywa mitsingi imwe miro unywa mitsingi 10 hari abihuriye n'unywe fanta imwe kandi bikuvuga ahubwo nagize muri save man hari abihuriye nyine bwa busambo nyine nagari ubusambo akura ati umva atamagara ati zana na wa wundi sibyo cyane barasabana nagera gusabana hari abantu batanguzaga nango basabanira he muzazi wacu mbere ni wanyu nyine wacu mbatema no kurusabana nazoga mu musure afite amaji jiza nukujya Nyirangarama no kunyange nta kibazo udukarito tukanywa tukishima urukumva ntabwo tangana nomero zawe bagusure nabyumva uzi umugabo maze kunywa byarebye ni hahandi avamo amakimbirane yo kurwana amakimbirane yahe reka nkwereke hari abantu sibyo wiyubashye sibyo turanabashimiye umva nkubwire hari abantu wiyubashye ushobora gutaha nk'urugero umugore n'umugore wawe mucupa sibyo ndumwe yamucoma n'umugore wawe mucupa sibyo ushobora gutahana ukavuga ati na madamu munkire muri envelope mushyiri ariko n'umwafata baratuzanira nibishoboka baratuzanira mutuze baratuzanira umubwiye ko bitashoboka ntabwo byashoboka reka umbwire uzi ukuri hamagara amate muzane n'abana ndi hano muzane muri make ushatse kuvuga ngo abarokore abantu batanywa inzoga twe gushyira ku barokore nyine abantu batanywa inzoga ni ibisambo wowe ntabwo mvuye ko ari ibisambo ni ibisambo ntabwo ari ibisambo sibyo nibo abantu bikunda barikunda nyamuriyanga abantu munywa inzoga muriyanga nyine mwikunda kwisi y'ubura nta muntu wiya mbabwiye impamvu bari abantu bikunda sibyo ni wa muntu wishyira akizana akizira nk'urugero umutipe yica uriya utanywa inzoga yicaye kuri fanta imwe nta kibazo yokeje burusheti n'ikirayi cyangwa igitoki simitse cyakunda ntibyashoboye nibwo bushobozi ahubwo afite nabwo nibwo bushobozi afite ahubwo nibyo ashoboye ako kanya nibwo bushobozi afite bw'ako kanya nta kibazo umuntu azi uko yifite noneho uriya uzane n'umuntu unywa inzoga uzi ko atajya abura amafaranga mu mufuka nta nubwo ajya abura n'abantu bamugurira abantu batazinywa se barayabura ahubwo usanga ameze gutya ntabwo bibaho wangurije nka 5 hari umuntu bahamagara se umwe se mubwire abasinzi bamamagara bangatinguriza se bakubwira ahita mbavugira kuri kamera mubwire abasinzi bamamagara banguriza bayaraje mu kabari ati nabaki baguhamagaye naba nyine ndapfuye nabaki baguhamagaye aba nyine ikintu narishatse kuvuga abantu batanywa inzoga twe tuba dufite amafaranga nabo tuba twaraje mu mbari urumva fata imwe ni hareruya urumva tugataha tukiryamira mu mutuzo ni hahandi umugabo anywa inzoga ukaza kwa runaka ntabwo mbavuze izira ati murimo muratimbagurana ayakureba agasanga wasi ariko oya imambwire
ni ngo mbwira ngo umuntu unywa inzoga avugisha ukuri mva mubwira impamvu sibyo ari amakimbirane aba mu rugo sibyo ntabwo ari ukubera kugira ntabwo ari ukubera ngo nuko yanywa inzoga ariko mana yawe baba bafitanye ari amakimbirane n'ayiki baba bafitanye ikibazo mbere namwe kubera ko banakubitana ibibazo bafitanye ikibazo sibyo mva mubwira impamvu bafitanye ikibazo wakusaba ikibazo gisoza imyaka kimara uzi ko unyweye n'icupa uteruka bya bibazo byose ufite mu mutwe leta byibuka kubyibuka rero nibyo bibi mva mubwira impamvu niho haturuka kugamo dutimbagura mwana mugaje urumva mubwira impamvu sibyo iyihe mpamvu iyo yibuka biriya bintu byose arabanza akicara kubitekerezaho yego atavuga ati kwa Baraka rwahiye none atayibuka wa muntu ufite ideni warabyumva cyane atibuka amana mu mufite ideni aho ngaho rero reka nkubwire ahubwo abantu mutanywa inzoga mufite n'ibibazo n'ukuri kumara ko nimundebe nabi sibyo banywa inzoga mwe mufite ibibazo bikomeye uri kumva hari ikintu ushaka kukubwira ibyo byo kwivugisha ngo umuntu unywa inzoga mwebwe abantu munywa inzoga sibyo nimwe mufite ibibazo wari wumva umurokore cyangwa se umuntu utanywa inzoga iwe habaye intonganya n'abakorera babikora barabikora ariko ntabwo babiteshwa n'inzoga imigeri yihe niba twumve nawe twashyizemo abarokore sibyo ni abatanywa inzoga abantu batanywa inzoga niyo nyivuga ngo umuntu murabundiye mwihangane urakora unazima nyinshi cyane ntabwo tuvuze ko abarokore sibyo abakorera twabashyize kuko twavuze abantu batanywa inzoga nyine abantu batanywa inzoga nibo twavuze ababyeyi hagera umuntu duhurira kuri ADPR hano nashatse kuvuga bavuge urakumva impamvu n'abarokora impamvu nabo aba amakimbirane nako abari abantu batanywa inzoga n'amakimbirane baragira sibyo abantu usanga ariko kenshi abantu banywa inzoga nibo bagira amakimbirane ntabwo ikunda kujya amakimbirane cyane uzi ko bahamagara bakanaganira mu kabari bakaganira noneho ngo usetse abantu banywa inzoga umva ngo usetse niba mugira amakimbirane umva ngo usetse umva ngo ugira akantu nawe ndi busetse uzi ko ahamagara n'umugore we bagasangira n'iyo nkoko hanyuma se umuntu utanywa inzoga bafite n'ikibazo hanyuma se umuntu utanywa inzoga aricara akayirya wenyine nahamagara umugore we nimba amugira nta mugabo ugitanafa byamaye babikirama nawe kimwe barayitahana genda bazi umva se kakubita burusheti n'ikirayi saa tanu oya arataha ariko najya mu rugo akarya ibindi oya iyo ngiyo ni ingingo najya mu rugo akarya ibindi iyo ni ariko ingingo wa muntu uzi ko uriya muntu ibyo bintu biba kuba ntabwo mvuze abagabo ni abantu bose sibyo ibyo bintu biba ku bantu bose nawe hari igihe wajya hariya hakurya ukamira sibyo ubwo si saa saba umize rero iyo utashye saa 12 ugasanga umugore yatetse uramira ntabwo byashoboka ntibinashoboka uzi ko yajya mbana nk'icyo mwatararya iwabo umugabo uriya muntu mugenzi wanjye mugenzi wawe umugabo akamara icyumweru atarajya mu rugo rwe mufite ibibazo rero murabifite ni gute se ahubwo ahubwo reka nze ngarukire ababyeyi b'abadamu ni gute abagabo urumva ni gute abagabo mumara icyumweru mutariye iwanyu mbamubwira impamvu umugore rubarura mbamubwira impamvu mwe muri ba bagabo batekera mukagenda mukavuga ati ibi si byanakubwiye ngo uteke oya ntabwo batekera ntabwo ari byo urareba ukuntu biba bimeze sibyo nk'umugabo atanga rasiyo mu rugo agasigaye byose bitunganye mu rugo sibyo kuyitanga ni kimwe no kwirya ni ikindi ubwo akajya kwigira he kwishimisha mu kabari ba bantu mu mbari sibyo iyo agiye mu kabari sibyo ni wa muntu azana n'inshuti ze bagasangira ntabwo bavuga ngo watetse igitoki aze gikurire rero ubwo ni ubusambo ubusambo bumeze ahubwo abantu mu nzoga aho muntu wa brusheti nibagira kuba ati nabwo bugari mu busiga oya uriya muntu nta bindi bintu aba na umuntu utanywa inzoga nta bindi bintu aba ari ndetse kangubaye reka nkwereke situhagaze gutya tujye tuvuga ati mu kabari abarokore ni bangahe ntabwo mvuze abarokore abatanywa inzoga ni bangahe baba banabazi
bakaza se umuseriveri akavuga ati se urandamushyira aranywa agacupa kamwe ndabizi anywa agavanta kibazo ufata igihumbi se menshi igihumbi no baze nk'abantu bagwereye mu kabari kamwe uzare wa muntu uzavuga niyo tamba nta cupa afite akwimubonye ati boss araje naho wa wundi mwafata boss nagabaje ahubwo aravuga ati mujye kumwakira njye ntabwo njyayo sawa nyine ako kabari nakayakaje uratanga tipu ubwo mutanga na tipu di mujye mutanga na tipu mbese umuntu utanze n'agatanga tipu arayitanga aragukubitaho arayitanga ntibishoboka umva bari mutabizaga mu babone ntabwo turi batanga na tipu sha n'abantu ariko batanga n'abantu tumwafata dutanga tipu nta muntu utanga ndayitanga ariko ndayitanga ni wowe ari utanga ngana wamara igihumbi utanga ngana mbese reka ngubwire fata menshi baho ngo bahita ritiko sibyo ngo ubu ngubu ugeze kuri 2,500 uruganda ni 2,000 sibyo sorry nyine ni 2,000 kiriya kintu ukiteretse ntabwo wakimara sibyo reka mbasobanurire ntabwo wakimara sibyo bisaba gufata igihumbi ngo uyu utuje umedite ibintu byawe sibyo rero buriya umuntu umweye fata y'igihumbi ntabwo byambuza kuguha tipe ya 5 sibyo uzimpamvu se nyafite nayaguha ntibishoboka kunywa fata y'igihumbi nyabwo ikintu umwe muri salari nabumvira reka ngubwire ubundi bari 10%. reka ngubwire umuntu atanga uko yifite njyewe nishimye njyewe n'utwo nahembwa twose natugomba mbakubwira akantu guys mujye mumureba biriya ntabwo bivuze gutanga tipu se bivuga kudasevinga mbakubwira akantu mbanyamubwira akantu niba mwenda desa se mbakubwira akantu arasevinga wenda uhembwe 200,000 yose yasizeyo wamwafata igihumbi 200,000 mbakubwira kutatanga umwe fanta imwe sibyo bitanda musobanurire mwitanga musobanurire amategeko ubundi bari 10% ry'ibyo wambaye nanarirengeje nategeko ryama mbambwira ubwo nta kibazo bari gutanza bana banje mbanyambwira mbajoy barabizi ndazibaha abantu njya amatimba mbambwira umwe fanta imwe igihumbi sibyo utubare turatandukanye turatandukanye aho igura 5 arayigura 2,500 murasubiriza ikibazo we ntabwo ngende ndashaka mwaye muri kuvuga uburyo mwafata y'igihumbi natanga tipe ya 5 ndaceka nze mubwiye ikintu mpamvu utayitanga ndashaka kubaza ndashaka kubwira impamvu utayitanga umwe fanta y'igihumbi uri igitoki kimwe na brushette imwe uzatanga tipe gute mwebwe rero muri mu ngero ibintu umuntu arya iyi nda yanjye ntabwo yajyamo ibitoki 10 sibyo buriya mwebwe namwumvise ushobora kugenda mu kabari ukabanga uriya muntu ari kunywa peti y'imitsindi nako yose sinzi ukwigura nta kibazo sibyo ukavuga ati kariya kantu uriya muntu ari kunywa peti y'imitsindi byamucanze sibyo ukareba uri kunywa fata abati nawe bose ni agatebo kamwe ariko wibuke ko biriya bari kunywa ntabwo ariko mu mufuka wabo baba bahagaze sibyo biterwa uwo munsi n'icyo washatse kunywa reka mubwire ikintu ukoze mu kabari umuseriveri nshobora kwicara gutya niyo kubura na tipu nawarengeje 5 bava kubwira impamvu nshobora kwicara gutya sibyo baranze koko ngiye baranze ndinjiye ndazigwa uko bakwakira uko banyakira urakumva uricaye ushaka bashobora no kunyakira ncure ebyiri batara kubera iki aha hanyuma rero kuzinye kari kagafanta kamwe kabari nakayakaje tubari mugire keyo ubabubwiye ufite ako kabari nakeya oya kuko barakuzi ko nta kintu bazanye uko mu kabari barakuzi ko nta kintu bazanye reka mbabaza reka ngubwire impamvu sibyo ngiye ndicaye kuko nta museriveri akuzanira peti y'imitsindimo baterura ka gasahani aha bakuzana fanta 3 cyangwa 4 mva man hari ahantu ugenda uri wenyine kabubwire uri wenyine musabwa badakumvise mwemera mumwera mutubari twa nta kigenda mani bafashe uri wenyine mutera imbere oya uri wenyine biriya bintu byo kuvuga kuri kukuzanira agasahani kuzinzo sibyo bashobora kukakuzanira no kamwe
si sawa mbwira kinywera mwebwe cyangwa imwe zero n'ubundi bungana ntabwo bishoboka ceceka ese utayafitera erega abantu tuje Kigali vuba urumva hari abantu nko mu cyaro bakura mu ikaziye agupfundurira iriya bintu byo dusanga ntabwo batoze nana i Kigali terura bagashira ushobora kuba wiviriye mu cyaro urumva ushobora wiviriye mu cyaro bakazana nyinshi kandi ufite mu mbi yawe ya peti mitsingi unyweye imwe ugataha ibyo hari itegeko ribihana tukamusubiza rero baba bahura naho bitane naho umuntu nka Fatima baba bazi baba batuzi baba bazi kabari katanze ufite ibibazo baba bazi sibyo baba bazi kandi baba bazi utase kandi ari urujya n'uruza nk'urugero sibyo bitumbi 10 mu mufuka wanjye ufite 5 uko bakwakira ntabwo bifite sobo nyine ubwo mukubwira nyine ni wa muntu tuvuga ati utanywa inzoga n'unywa inzoga uko wakwakira uko banyakira oya shane ko banyakira ahubwo ko kabari naka yakabakagira oya none sushatse kumbwira ko mu inzoga kandi babirukana ndabirukanisha nkabwira ubu ngubu sinywa fata sibyo nawe unywa inzoga uraje wicaye nako ndije ndaje nicaye hano simagutanze winjiye nyuma yanjye baraje bakwakira imbere yawe kuko banze konde umukira wawe ngo nuko umukira wawe ariko hariya kandi ngarashimisha uzi icyo nangaho nakeba babagira ink'urugero ngiye kubwa n'urundi rugero urugero mana ndarupfa rukasoringa ntabwo rukasoringa harantu ya sibyo habamo ibisopi sibyo ibisopi zuko uriya muntu w'inzoga amafaranga atoraza umuntu w'inzoga amafaranga muri byo bisopi afata asiga urabizi urafata sasiga ngahe urafata siga ngahe si gitoki kimwe uriya muntu ujya mu bisope amafaranga asiga asigira aho ngaho mu kabari n'umuntu unywa fata hezere kankubwira umuntu unywa fata nawe arayasiga kuko muri inoti irengeje 5 ngo bari amafaranga sibyo ye nanjye ndabyumva aba ari amafaranga rero uwo muntu anywa inzoga nyine n'amatagura 700 yageze ku 1000 ndarabambwiye icyabiri ndabaterema ndwaye turimo ndwaye bajya kugura akaritsiye sisa yo gutanga mu cyayi ndubure uri kumva uriya muntu amafaranga hasiga nimba ashobora guhata 100 n'umwe afata nawe akinkura akahata 5 habirenze byose n'amafaranga yinjiye iyo ni 105 yinjiye akagira akabari sibyo rero bushatse kuvuga ko mwe abantu mu nzoga rimwe musara amafaranga menshi mwebwe rero murapfuye urumva igihugu kibabona nawe reka nkubwire abantu mu nzoga nimba rimwe mutakaza amafaranga menshi muracyenye kandi atwe dutuma akabari gashyuha nimwe mutuma akabari gashyuha nese abantu banywa fata ntabwo batuma akabari gashyuha hanyuma se reka nkubaza nimba nazi kubyina nkaza mu kabari sibyo mwicara kugafata akabari urumva nabirenze ndagaruka urumva nabirenze oya arantu ntago mavuze habaga umupira icyo gihe habaga umukino wa Rayon Sports na APR amakipe yanywaga panashi ndumva ngo yarahenze match yari gutangira saa 12 yaje sangahe yaje saa turabaye yaguze panashi akaza ya kwito atakagaruka ubwo umaze kunywa inzoga amafaranga uwo muza guteza imbere gute uzukwana mimi uziko shatse abantu ngati papa parashizashize nakubwiye umva ngire bro ahantu bameze uko ariko uzare abantu bameze uko nguko nake yaba bafite byatuzajya n'abantu babinkora umva nguye ariko uzare muka najya kubareka unywa inzoga bikaje kurangura bazana izindi kuko iki ziri gushira rero reka nkubwire bana mu inzoga simba tutse pe ariko namwe mujya mushyira mu bwenge sibyo nimba rimwe bwa muteza nyirakabari sibyo buraba yumva umuntu ucuruza akabari aba yumva nutazinywa yazinywa sibyo nimba ari ibyo ngibyo nyine icyo ni iki kiba ari ikifuzo cyabo kuko ntabwo yaduhindura sibyo ntabwo yaduhindura nta muntu waza akamwira ngo mutoka musenye haleluya birabarira sibyo urumva ni handi haturuka ubukene ubukene gute
neza gusa nimba uri kuvuga ati umuntu w'inzoga ajya mu kabari akaba yasiga 100,000 sibyo umuntu rimwe arafata tukasiga 1,000 n'ikishi sibyo nyumbi n'ikishi wewe bakwiruka wewe ujya umva reka mubwire ahanga mwe muve mu matipu bana mushaka tipu zanjye ni muhumure urumva muhumure mwe ninjira ahantu warambonye tuvuga ati mabujira yaje ku gitoki kimwe nabirenze reka mubwire kuvuga igitoki kimwe icyo gitoki kimwe nagiye ngo nyirye kikabura bakirya bande bana sibakiraza se sibakiraza iki shaka kuvuga rero bana munywe inzoga ahubwo mwebwe muri kugenda mu kabari ko no burenganzira bwanyu muri kugenda mu kabari mugasigamo 1,000 umugore mwamusigiye 1,000 kibirayi nibishoboka hari abagabo b'ibisambo oya nibishoboka umuntu yizi ko kabonye afite amafaranga mbere ndabanza gahaza oya reka ngubwire musa reka ngubwire oya mbere akabanza gahaza urasetsa reka ngubwire umuntu navuza bikora umuntu utavuza bikora uwo navuza bikora uwo muntu utavuza bikora mani mu mugisha amenya urugo rwe sibyo utavuza bikora ariko abantu twese ntabwo duteye kimwe abantu batanywa inzoga abagabo bose batanywa inzoga abagore bose batanywa inzoga ntago ariko iyo babonye amafaranga ntago ariko babanza kugenda mu rugo gutanga icyo kurya abantu batanywa inzoga abantu munywa inzoga mugira ubusanga nta busanga urumva uzi ko mbere mbanza gahaza umuryango wowe nimba uziwe ukabanza ugereza umugore icyo arya hareruye ariko wumva ko mugenzi wawe atari ko yabikora baga yawe itera kwanoza ka kabari ako ngako bamamarize se urumva batwishyura ako ngako urumva ugataha saa 7 z'ijoro wasinze ndetse ngo uhereze ingero noneho ukagambwiye n'akantu siko kuri iki gihe abantu ufite nakwe turabashimira cyane mwazanye utuntu twiza nta musinzi ugitaha wenyine atahana n'indayi indayi iki umushoferi akamutwara aya urasetsa umushoferi akamutwara cyane hanyuma babandi njyanirwa nguhereze ingero bavuge ntabwo nabavuga nguhereze ingero z'abagabo njya ngiye mu kazi baba baryamiye mu muhanda bameze uko bariya baba bankoreye mu tubari tutagira imodoka yego abasore nirwa caho n'abakobwa basinze baba babuze imodoka zibataha ngasanga mu gitondo ejo ujya mu kazi nijoro nka saa 2 gutyo imodoka riba yabazanye ikabadepoza muri ibyo byatsi nanjye nakubwiye hano mu inzoga mufite ibibazo binakomeye bababone guys bazukure ku nzoga ra reko muzi oya bakuyeho haraziba ariko njyewe ndacyahagaze ku ruhande rwanjye ruhagarare arukumva barambwiye ngo bari ahantu banywa inzoga baba baryamye ahantu hatandukanye none kubera mu mutwe tetete utubari turatandukanye ntabwo umuntu azanywera mu kabari kandi navuze azanywe no muri karitsiye ahantu navuze urukumva batandukanye abantu bamera kimwe kubera urukumva zose zibari nk'urugero nkwereye muri botike kandi nyiri botike ashaka gufunga urukumva nkwereye mu kabari ka VIP kandi inzoga aho nywera VIP ntabwo bacuruza nko mu kabari ni VIP nyine urukumva ni ahantu ngenzi n'ahantu gutya sinshaka kuhavuga sinshaka no kwamamaza sibyo nzi ahantu umuntu anywa yakumva ameze neza akavuga ati munyereka ndyama kandi munyereka ndyama turabashimira ko kantu mwazanye ni keza buriya wanyweye na uzi ko usanga banagwanagura n'inkweto uzi ko usanga banagwanagura wanyweye na fata buriya wavuga ati munyereka ahantu ndyama baragukubita ahubwo bitewe n'akabari wanywereye ni ukukubwa bosa gusa wari umugiga reka nkubwire rero tubari tumumeze ko mufite ibibazo ahubwo nakaye ibibari baba bajonjora nyine bajoje amafaranga barashaka amafaranga ndetse bamwanyweye fata ifaranga ryose mu Rwanda ndetse ko ngubaze
wangwa fanta bakavuga ati twereka urya urwaye ati ndananiwe da unaniwe se watashi wanyu fanta watashi wanyu ese ko bakigwe icyo cyumba handanje uze kuhamba atu twabonye umufana oya nta mufana aho hantu uzi ikintu ushaka se kujya kuharebera ikintu ushaka kujya kuharebera nzanywa fanta mvuga ati ndananiwe urumva akazeru 78 ngiye kuzigwa nomero zabo oya ngiye kuzigwa noneho n'abandi babyumva ngiye kugwa 0 nayifashe mu turaza kuyishyiriraho barayishyiriraho sibyo mbabwire musa aho hantu ako kabari karavangura ntabwo kavangura impamvu reka mubwire impamvu sibyo ntabwo umuntu yaba mu inzoga ntabwo amujyana nk'uwanyweye fanta kubera iki Mba bameze kimwe muri mba bameze mu mutwe kimwe gashobora kunywa n'ifata ngata numva umubiri uranze umubiri naguzi uraguhinduka ntabwo imitatu wayiza urumva rero aka kabari kanaye hanze ushana najya no kubarika n'imigeri kwikise kandi bavuga twe twafunze ntabwo dushaka abantu twe twafunze abantu twe n'abantu dushaka twafunze mwafunze cyane ariko none rata namamwe yani munywa fata namwe musenga Imana ibereka ahantu muzamuryaba mu ahubwo bashingira akabare ka fanta gusa kanaza none babwiye ati ibyo ntabwo byakunda uzimamvu bitakunda akabari kafata gusa aho ndabyemera ko bitakunda uwumva wakubuka kubera byo aka kanya cyamabyere byemeza aka kanya ibintu ndi kuvuga byari nazishyiramo sibyo byari nazishyiramo aho ngaho nabagiye gucuruza akabari kandi uko nyeko nta muntu ushobora gucuruza akabari atazinga atayari aho ngaho naba nabaye umufana wawe sibyo hari ahantu nzi umugabo wanjye ajya kubimwinzira akamwira azi ko nzicuruza aho ngaho naba nabaye umufana wanjye nanjye naba nananyweye inzoga hari ahantu nzi sibyo uzi ko hari umuntu acuruza inzoga kandi atazinywa cyane ntibishoboka binabaho acuruza inzoga atazinywa sibyo kuko nanjye nigeze kuzicuruza atazinywa nese reka nkubwire wacuzanga na fantasi byose bivangavanze umukire ajya abikiza icyagendaga mbere ni ikihe byose urugero rumwe icyagendaga cyane ari fata y'abaziranguraga abakiriya bafata barazinywaga sibyo ni n'abazinywa inzoga nabo barazinywaga kuko biri mu bicuruzwa nacuruza nasengaga ati Mana unzanira abanywi b'inzoga bazinywe uzane n'abanywi bafata banywe nongere nirangure uko wasangaga uko banywebye ariko banywaga fanta oya kubera njyewe narinuye muri karitsiye mba navuga ngo ni urusengero ari fata hareruye ari byari hariguka ko keshi nasangaga ibintu byose ari fata n'inzoga nimba ndanguye umunsi inzoga ejo naranguraga fata siko bimeze byose barabinywaga ariko bigavuze ngo abasinzi bazaga kwinywera icupa abasinzi abashuje byazaga kwinywera icupa sibyo njye ahantu nzi urumva umudamu sinzi yo kuvuga ni umuntu ntabwo ari umudamu si umugabo sibyo acuruza mbere na mbere yabanje gucuruza amavuta yo kwisiga urakumva ariko amavuta munsi y'uko twashyiramo icupa ashyiramo amacupa ya byeri amakesi ya byeri urakumva ugasanga abantu bicaye ati se bari kugura amavuta urakumva umubaza ati se na fanta ucuruza ati wapi njye ncuruza amavuta gusa ariko ngo n'akabyo ushatse nakaguha urakumva uwo muntu aba afite icyo ashaka abazi inyungu yayo uwo muntu ashaka gutera imbere yacuruza fanta agacuruza amavuta akabona abakiriya kubera iki satababo ntibishoboka ese abantu banywa fanta kurya abantu bazagakora uruzeru uruganda rw'Inyange mureke gukora fanta Inyange niyo ikora fanta nimba ari n'Inyange niyo ikora fanta bahita bararirwa mureke gukora fanta mwikorera inzoga zonyine tujye tubivanga n'amata n'urundi rugero ngo hayi singiye kubyifuza hano hari imodoka ebyiri sibyo imwe itwaye fanta indi ikora ibyeri zigeze ahantu ziraguye yatwarwa cyane n'iyi ifite fanta
ifite fanta kazi muze kutubwira icyo kintu birashoboka ibyo bintu birashoboka byaterwa na karitsiye ituye reka nkubwire uvuye kuri adeperi yahahandi kuri adeperi batora ikizima buriya nta nubwo byagutungura sibyo buriya na bararirwa iguye Nyabugogo fata nizo zashira mbere warasase kimwe nuko byashirira rimwe uzi ko reka mubwire hari akantu nabonye kubera ubusambe bw'abantu mu inzoga rugomba watora byari utora na fata oya ntibishoboka kugira ngo bishire vuba umubyeyi ngo ngwenda fata ntibishoboka mbabwira akantu hari akantu nabonye k'akavido ahantu imodoka yaguye sibyo umukobwa ari kuri moto gaze ako karimba mukibuka muzakatwibutse nanjye sibyo umukobwa ari kuri moto inzoga zakuwe izuko yasimbutse mu motari motari cyo kuva umuntu twaye umuyaga gusa niyo mpamvu abantu mu inzoga kuba umukobwa yahindukiye gutya mu mupira zizanye ako ifata ntabwo yazikora kubera iki ntibishoboka nuko nyine yari abonye inzoga niyo abona fata nawe yari guhubuka ntibishoboka ntibishoboka ese nakamubaza ikibazo kimwe sibyo reka mvuga kunywa inzoga imbuzi nywa hareruye akabari ko kwa runaka jya winywera nimba nanywa nafatana sibyo gatera imbere abantu twaje guhiga ubuzima sibyo aka kanya unywa inzoga ukazibura sibyo bikaba ngombwa kuzibura pe ukabona fata niwamira warwara mu nda hanyuma se umugabo unywa nase aka kanya unywa inzoga sibyo hari n'umuntu nzi sibyo kugira ngo kujya kurya nuko afite icupa reka nkubwire rero reka nkubwire abantu mu inzoga mufite n'ibibazo nta bibazo dufite niko bibazo bikomeye ese nimba uvuga ngo umuntu inzoga ntago yanywa fata sibyo none se kuki mu gitondo mubyuka mukanywa icyayi hano umuntu anywa icyayi ahubwo uzi ko nkubwire uzi ko none abagabo banywa icyayi baba barasa hari akantu bajya bavuga iyo waraye muri hangova waraye wanywa inzoga mu gitondo bakongera irindi cupa cyane itazi gusha mukajya no mu kazi ubyukira ku gikoma nta gikoma nta muntu anywa ntabwo munywa icyayi nyine ntabwo munywa icyayi nta mugabo unywa icyayi nta cyayi rwose abagabo do barababesheye nawe nta n'igikoma barabinywa neza reka nkubugaze ikibazo kimwe reka nkubaze ikibazo reka ngwera akantu umuntu umwe nawe natanye amacupa yanjye abiri ukanza n'ibikoma cyangwa ibyo nyine mufite ibibazo ahubwo mufite ibibazo nimwe muduteze ubukene mu gihugu kandi munywa inzoga sibyo nimwe mufite ibibazo nimwe mwebwe muduteza ibibazo nyamara siko bimeze njyewe abantu umuntu unywa inzoga sibyo umugabo unywa inzoga urugo rurimo umuntu unywa inzoga nabonye hari n'umugabo n'umugore baba bazinywa ukabyara n'umwana n'akazinywa sibyo ahantu ni heza cyane reka uri kumva rurarurwa kugira ngo ruzatere imbere rurarurwa kugira ngo ruzatere imbere ni izina ry'Imana yo mu ijuru nta n'amakimbirane maze yahaba amakimbirane gusa ntibishoboka njye ntabwo ndabona umugabo watashye yanyweye inzoga ngasanga umugore we yazinyweye baba bafite umuhungu ungana nanjye nkaba yazinyweye ubwo rugo ahubwo namwe bayobozi divorce musige mwana na rusi abadivorce bose niko baba banywa inzoga niko ari abasiga hamwe ndabishyigikiye abantu bose ba divorce ntabwo baba ari abasinzi n'abantu batanywa inzoga aba baradivorce sibyo ariko buriya tujya tukabaza uriya 90% ni abasinzi buriya tuzakoresha ubushakashatsi tugenda muri bari abayobozi tubabaze ntibishoboka ariko munyumve neza navuze ngo abantu banywa inzoga baradivorce kuko turi mu isi y'ibibazo ku mugani wa muntu n'abantu batazinywa baradivorce sibyo ariko buriya ugiye ukareba 95% ni amakimbirane y'umugore n'umugabo batabasinze ntabwo ugiye kwa n'ubushwana byamaye nka data ni amakimbirane mwebwe rimwe mutaha muramukubita abagore banyu mubateragura ibyuma ejo bundi kugira ngo mwemeze nuko na fone nazanye guhite mwemeze ejo bundi hari umugabo ngo urumva
telefone yindi ya kabiri shu urukumva erebundi kuno ngo mwasokanye ngo abagore banyu umugabo yabwiye umugore ati dusohoke aragenda bihitamo imvugo z'ubu ngubu ngo muba muri kwitamo muranywa kwizihirwa urumva harangije rero umugore aravuga ati reka nawe njye kurera abana buriya abagore tugira umutima kandi wa kimuntu urumva umugore aravuga ati reka njye kureba abana ubwo nawe nusoza n'abo bagabo muri kumwe baza kuza umugore arataha areba abana arateka ararangiza umugabo arataha habe no kurya biba bitangiye uko ubwo ngubwo ntibyarangiye umugore yishe umugabo yishe umugore bari bapfuye iki bya bintu bavuze ngo umugabo unyweye inzoga ngo uhita wibika ibintu byose buriya wabona yaranyweye inzoga akibuka amakimbirane bagiranye nko muri 12 bagiteretana yakurura agasanga 25 barashakanye yatekereza ikintu yigeze kumukorera kubera iki inzoga yatekereje ikintu yigeze kumukorera byarangiye yamwishe ese iyo atanywa inzoga wabona atari no kumwica ese nabuze abantu batazimwe nabo bicana oya ni bakeya man bakeya bangana burana nta muntu utanywa inzoga wapfa gukora ikintu cya danje ko yibona ubwo se uzijya bagitekerejeho se n'umugabo wica umugore akagenda akanirega kandi yakize oya barababesha none batabongera ati akagenda akanitanga kuri arakana batabongera ati satani yantutse satani yamushutse satani yantutse ako kantu satani yantutse shoma umugabo azamunyereka barahari hari nagabo ari satani ninde hari ahubwo ni ibintu babikurimo ahubwo baza nurozaho ubuzima bwawe satani urukiko hari ahantu bagukubita bari ababyeyi bagukubita ibintu by'ibibazo ukumva bakagukubita ikibazo ukumva mu mutwe birikaraza hari ahantu urakuntu wabikora uvuga ati satani yashutse hari ahantu urabivuze ngo satani yashutse atejya kuba perezida w'urukiko satani nanjye umuntu wabivuze aho ndabashyigikiye pe nanjye umuntu wabivuze satani yashutse kandi niki abanywa inzoga rero abanywa inzoga umuntu nyine abantu banywa inzoga n'abantu batazinywa oya ubwo turaza kureba hagati ese umuntu unywa inzoga n'utanywa inzoga ni ijanisha twabashyiramo ni iyihe ijanisha twabashyiramo ijanisha sibyo yego guys mwakoze kudukurikira uyu munsi twari dufite umushyitsi niba utaza dufite undi mushyitsi ikiganiro twakoze wonye kimeze gute ikiganiro ni cyiza ariko ni danje pe danje gute ariko hagira abantu batureba nabi oya guys twakiraga ku ruhande ku mpande zose ni ikiganiro twaganiragaho tukareba nta kintu twavugaga kibi bana tuzabura ku rusengero ku cyumweru abakunda ningirirwa n'amahirwe n'abantu tuzabura kuri ka kabari nabo ndabakunda ku rusengero rw'abana ndabakunda shalom agatipu nibyo mundeba nyine hari ukuntu nyine ibiganiro twakoze bwa mbere n'iki dukoze ubona kimeze gute itandukaniro ibiganiro mwakoze bwa mbere cishijemo amaso byari byiza ariko gusa tuba turi kugenda tuganira ku ngingo ingingo tuba turi kugenda tuganira ntabwo ni ingingo zisa nkaho zikomeyemo ariko twebwe uburyo tuzivugamo tuzivuga uko ubwenge bwacu bungana uko ubwenge bwacu bungana rero ibiganiro muzagenda mubona buriya nibwo bumenyi dufite nuko tubyumva wenda hazagira n'abandi baza bakatugira inama bakuru bacu ababyeyi bacu bagiye batuta bakagenda batugira inama tikiriho ariko kigenza gutya kugira ngo natwe twige ubumenyi rero ahantu bitandukaniye ntabwo bitandukanye cyane ibiganiro byatambutse ababirebye n'abantu batarabireba byari byiza ni na byiza talk show n'iki ngiki n'igicaho nabyo ni hari gutya aha ntabwo bitandukanye cyane kuko ni ibintu tuba tugenda twiyungura mu buzima bwa buri munsi urakoze kubona ubutumire bwacu kandi utazagaruka ni mu rugo yego
n'utazagaruke rwose nta kibazo ni karibu mu rugo amarembo arafunguye ntajya warafunga nubwo ntabwo dufunga nabibonye harameze ntabwo ariko nijoro mujya mufunga silivupure ntabwo byarateye utatsa dushyira na nomero zo guhamagara se no kuvuga ati nanjye mfite igitekerezo twaza tugakora nta kibazo karibu kabisa igitekerezo nagize utamujya mushyiraho nimero kuko nk'iki kiganiro hagiye gishobora gucaho cyane bikabona nk'umuntu uri nka Nyagatare ku mashyamba aho ngaho za Cyangugu agakenera uburyo ki yabavugisha mujye mushyiraho nimero babahamagare babaye ibitekerezo ugati hariya mwari kugenza gutya n'umwari gutekereza gutya tuzamenya uburyo ibintu bigenda bikorwa turabikora rwose dukunda ibitekerezo by'abafana bacu kandi icyo tubwiye tugishyira mu bikorwa kandi turabyishimira icyifuzo cyawe igitekerezo cyawe ntabwo ari cy'ubusa kuri twebwe ni iby'agaciro kuri twebwe turabashimiye naho ubutaha murakoze shalom